ariko hari ibindi bitari ubuntu nk'iri juru tujyamo ibyo ntabwo ari ubuntu ijuru usobanura abantu n'ibyayo mazu uko ayo mazu aba mu ijuru ahari unabagaragariza ayo mazu ko mu ijuru batazaba mu kirere gusa bazasanga aya mazu mu n'ikindi unyihanganire cyane none twese se twahamagariwe kujya kubwiriza ubutumwa bundi ikindi nabwira abantu cyangwa se abizera ni uko bagomba gushaka ibyangombwa kuko umuntu udafite imitima yacirahabye ikeneye kururutswa n'umwuka wera. turabashuje inshuti zacu tubana kuri Beroro TV, turagarutse no kuri kamera za Beroro TV, tugarukanye n'umutumirwa wacu Pasiteri. Muramuzi abo tubana kuri Beroro TV, ntabwo ari ubwa mbere, ntabwo ari umushyitsi, ahubwo n'umusangwa kuri Beroro TV. Rero njyewe ndi Buregeya Andrew. Rero Pasiteri rero bushize twari kumwe tuganira tubwira iby'inzira y'agakiza cyangwa se iby'urugendo rujya mu gihugu cyo mu ijuru, ariko abatamumenyerere reka abanza bibwire abasuhuze dukomeze ikiganiro cyacu. Murakoze cyane, nitwa Nsengimana, umupasitori Nsengimana Jean Claude, ni umupasitori mu itorero rya Pentecote rikorera Kampala bita CPOM, mu ndimi z'amahanga ni The Church of Pentecostal Worldwide Mission, rikorera i Kampala aho bita Kawala. Murakoze cyane. Urakoze Pasiteri, urakoze kwibwira abantu bacu. Reka rero dutangire dusengera kugira ngo utubwire n'uruhisho ariko uzaniye abantu bo kuri Beroro TV. Rero tangira usenga kugira ngo wenda ikiganiro tutaza kukigira kirekire. Mana, turagushimye, turaguhimbaje Uwiteka, gitare cy'isumba n'amahanga. Tugushimiye aka kanya keza uduhaye ko kuganira ku ijambo ryawe. Turagusabye ngo uzubane natwe ndetse uhire iki kiganiro, Mwami uhagararane natwe, tubwire ibyo twabwira abantu bawe, byose niko tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Urakoze Pasiteri. Rero twagira ngo n'ubundi muri wa murongo cyangwa se muri ya nzira wari watubwiye ubushize bijyanye n'inzira y'agakiza, nuko umuntu utangira urugendo ibyo agomba kuba afite, wari watubwiye ku bijyanye n'ibyangombwa, ariko wongera udutangariza